Ishimwe bene data muraho neza, ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo, tugushimiye kuduhaye amahirwe yo kongera kumva ijambo ryawe. Nyemera umwuka wawe wera aza duhishurire icyo watugeneye ndetse anatubashishe gusohoza icyo ushaka nk'umwami ko tubasha kuhishurirwa. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kabiri tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turi kuganira muri kino cyumweru ni ubushake bw'Imana. Reka rero uyu munsi dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Aranditse ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ni isengesho Yesu Kristo yigishije abigishwa be gusenga. Nkunda uburyo atangira bigisha kwakira ubushake bw'Imana. Imana itugirire neza. Ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, hanyuma ubwami bwawe buze. Imana itugirire neza. Kugira ngo ubushake bw'Imana bubashe gusohozwa aho turi, yaba ibigiye kuba cyangwa se ibiri kuba, bigomba kuba byubahisha Imana kandi Imana ntihezwe muri byo. Umusheko Yesu Kristo yatwigishije gusenga ngo yaravuze ngo izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Noneho abona gukurikiza ngo ibyo ushaka bibe. Kugira ngo ibyo Imana ishaka bibe, agomba kuba watangiye bihera kuri hariya ngo izina ryawe ryubahwe, hanyuma ubwami bwawe buze. Ni ukuvuga ngo bitangirira ku bintu byubahisha Imana kandi tugahereza ikaze Imana mu byacu. Imana itugirire neza. Iyo Imana ibintu uri gukora iyo byubahishije Imana kandi Imana ubwami bwayo bukaba bufite ikaze muri ibyo bintu, Imana ikaba ifite ikaze muri ibyo bintu utayiheje muri ibyo bintu, umugambi wayo urasohozwa mu buryo bwose bushoboka. Imana itugirire neza. Hari igihe umuntu avuga ngo Mana uko ushaka aba ariko biba, ariko tukabivuga muri makeya cyangwa se ibintu tukabyitirira ubushake bw'Imana ariko atari ubushake bw'Imana. Twavuga ngo niko Imana yabishatse kandi wenda ibyo bintu atari ko Imana yabishatse. Ikintu cyerekana ko ibyo bintu biri mu bushake bw'Imana ni uko ibyo bintu biba byubahisha Imana kandi Imana ikaba ifite ikaze muri byo. Donc presence y'Imana ikaba igaragara muri ibyo bintu. Imana itugirire neza. Mu gihe rero ibyo uri gukora ubona bitari kugenda nk'uko ushaka, ariko bikaba byubahisha Imana 100% kandi ukaba utaheje ubwami bwayo, ubwami bw'Imana muri byo, umva uzajya utuza. Mu gihe ubona ubwami bw'Imana wabwubahishe kandi ukaba wabuhaye ikaze mu byawe, ujye utuza uberereke. Hari igihe Imana iba ishaka gusohoza umugambi wayo aho kugira ngo ube umugambi wawe. Muri business ukora nujya ubona uri kugerageza ibintu bikanga, ariko kandi ibyo uri gukora bikaba ari ibintu byakubahisha Imana, bikaba ari ibintu utaheje mu Imana, donc harimo kwera kw'Imana. Ikintu cyerekana yuko presence y'Imana iri aho hantu nuko barimo kwera kwayo, nta mwijima w'ibyaha urimo. Bikaba ari ibintu byubahisha Imana, birimo kwera kw'Imana, Imana iri kubyisangamo. Ukabona ntibiri kugenda nk'uko ushaka, uzajya utuza. Hari igihe ari umugambi w'Imana ugiye gusohozwa aho hantu, kandi umugambi w'Imana nta gushidikanya ni mwiza kurenza uwawe. Imana itugirire neza. Wifurije kwemera ibyo Imana ishaka akaba ari byo biba. Ikintu kizakwereka ko ibyo bintu birimo bigendana n'ubushake bw'Imana nuko ibyo bintu bizabihesha Imana icyubahiro kandi presence y'Imana ikaba ihari. Hari igihe ibintu tuba tubikora mu izina ry'Imana tukabona ni ibintu nyine biri buze gutuma twebwe uko twibwira tukumva ni ibintu biri buze guhesha Imana icyubahiro. Urugero nko mu murimo w'Imana dukora, while we are serving the kingdom of God, hari igihe nyine mu murimo w'Imana ubwo ati ibintu biraza guhesha Imana icyubahiro, ariko mu by'ukuri ugasanga ntabwo Imana ifite mu ikaze. Ibintu turi gukora ku bwacu biturutse mu marangamutima yacu cyangwa se kamere yacu, nubwo twumva biri buze kubahisha Imana, ariko bikaba ari ibintu bituruka muri twebwe, nta presence y'Imana irimo. Uzajya ubanza unerebeye ko presence y'Imana irimo, harimo kwera kw'Imana 100%. Nujya ubona ibyo bintu byubahisha Imana, akaba ari ibintu bizana icyubahiro cy'Imana aho hantu, kandi ukaba ari ubona ari ibintu Imana iri buze kwibonamo, harimo kwera kw'Imana. Ibyo bintu ibindi cyo umanika amaboko ureke haba ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni bwiza, nta kubishidikanyaho, ni bwiza kurenza ubushake bwawe. Imana itugirire neza. Buraryoshye, ubushake bw'Imana buraryoshye, ubushake bw'Imana ni bwiza, ubushake bw'Imana buzana amahoro, ubushake bw'Imana butera umunezero, ubushake bw'Imana ni bwiza.
bwiza kurenza ubushake bwacu, mu bikorwa byawe, mu kazi kawe, mu rugo iwawe, mu baturanyi, mu bo mubana. Jya ubanza urebe neza ko ibyo bintu biri kuba byubahisha Imana. Nubona biri kubahisha Imana, urebe ko harimo na presence y'Imana, donc Imana iri buze kubyibona, murebe ko harimo kwera kwayo ku buryo iza kubyibonamo. Nubona ibyo bintu byo bigiye kuba cyangwa se biri kuba byubahisha Imana kandi ukabona harimo kwera kw'Imana, ibindi rero jya uba flexible, jya woroha bigende nk'uko Imana ibishaka kugira ngo wibuke ushaka, kuko Imana akenshi igira ngo isohoze umugambi wayo, kandi umugambi wayo ni mwiza kurenza uwawe. Urakoze cyane. Yesu